Eka anongere mbifurize ibihe byiza nizere ko mumeze neza. Mwe mwese mudukurikiranye muri mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali. Eka anizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Nitwa Ajazo Christian. Hanyuma iki ni ikiganiro cy'imikino, ikiganiro twise The Sports Bible. Ndabizi neza abantu badukurikirana n'umutima mwiza baba bagenda baduhereza ibitekerezo ndetse n'inyunganizi. Bonereho nsuhuza abantu bose bamaze gukora subscribe. Estero tuje kugira ibyo tuganiraho byinshi cyane, by'umwihariko turaza kwibanda kuri equipe ya Rayon Sport. Abantu benshi bakomeje gukora ubusesenguzi bwabo bati equipe ya Rayon Sport ishobora kuzatwara kino gikombe. Ikipe ya Kiyovu Sport iri mu bihe bidasanzwe, ndavuga ibijyanye no kuba iri gushaka uko yagira bamwe mu bafana baza nka fan club. Byose uraza kumenya ngo ese icyo gitekerezo cyajute muri Kiyovu Sport. Turaza kwerekeza muri APR Football Club. Ibyabo na Adil Mohamed, umutoza wa equipe ya APR Football Club, ntabwo byoroshye, bisa naho byatangiye gututumba cyane. Uraza kumenya ngo ese ku mpande zombi bari gutangaza iki. Turaza kugaruka muri equipe ya Rayon Sport. Birumvikana bafana b'iyi equipe bakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo batazongera gusubira inyuma cyane cyane mujyanye na finance. Hanze y'igihugu cy'u Rwanda turaza kugerageza gukubita icyumvirizo mu makipe y'ibihugu atandukanye yakinnye imikino itandukanye. Hanyuma tuza kwerekeza ku mugabane w'i Buraya. Cristiano Ronaldo uyu nguyu ashobora kwerekeza muri equipe ya Chelsea mu kwezi kwa mbere. Hamwe n'andi makuru agiye atandukanye birumvikana uraza komeza kuyakurikirana 5 kuri 5. Aho ni mu buryo bw'impfunyapfunyo cyangwa se mu buryo bupfunyapfunyitse. Mu kanya gatoya ndaje tugerageze kuyarambura neza cyane. Nitwa Jazo. Rero bamaze kugera kuri YouTube, ndabona ari benshi cyane kabisa. Ibitekerezo byabo ndakomeza kugenda binyuzamo amaso umunota ku munota, hanyuma ngende ndeba icyo bari kugenda batangaza. Ngira ngo rero mwamaze kubyumva, turi kumwe na Mango 4G umugare kuri 4550. hanyuma bate bagufasha kabisa ukoreshe internet yihuta neza cyane. Rero turi kumwe na Airtel Rwanda kabisa. Nayo irakubwira ati mukiriya wacu kandi akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri urwego wishyure ukoresheje Airtel Money kuri Wildland Supermarket, Imanzi Alimentation na Canabella Coffee Shop. Guhagarika ubu butumwa ushobora kujya ukanda akanyenyeri 389 urwego bundi bagahita bagukorera serivisi wowe uba wifuje. Yitwa Airtel Rwanda. Serivisi nizere ko bamaze kuzumva neza. Tugaruke rero iwacu mu kiganiro cyacu muri rusange. Ni ikiganiro twise The Sports Bible. Hanyuma tugenda tuganira neza cyane. Nsuhuza Mugisha Eric Patos. Nsuhuza Patos kabisa. Amaze iminsi asa naho ari kwiyenza ku Rayon. Patos amaze iminsi naho ari kwiyenza ku Rayon. Ku munsi w'ejo nabonye ya postinze ifoto ya Adil avuga ati agiye atadukubitira Rayon Sport. Patos abari tayari rero. Tumusuhuze neza cyane kabisa. Group admins ma group agiye atandukanye y'imikino abameze neza.
rero tumusuhuze kandi twizere ko akomeje kugira ibihe byiza. Rero tunakomoza kuri Adil kuko nabonye byakomeye cyane. Dukomoze kuri Adil mbere ko noneho dufatira kuri Rayon Sport kubera ko nubundi twa tumukomojeho muri equipe APR Football Club rero. Witwa Adil Elad Mohamed we ubwe aherutse kugira ibyo atangaza mu itangazamakuru, ngira ngo murabyibuka neza ubwo yavuze ubwo yaramaze gataro ukuntu biba bigenda bisimbuka. Ni interview yatanze mu itangazamakuru, ntabwo ndibuze kuyigarukaho cyane, ariko ni interview isa naho yagize byinshi ihungabanya muri equipe ya APR, ndavuga akubijyanye noneho no gututumba kw'ibintu bimwe na bimwe, ugasanga ibimwe bitari bizwi cyane cyangwa se bitari byaravuzwe biravuzwe. Hanyuma Adil rero akimara gutangaza interview umwana akurikiranye ahangaha, nyuma y'amasaha 63 niba nibuka neza, equipe ya APR Football Club yavuze ko ishyize mu bihano witwa Adil Elad Mohamed. Ni ibihano yamushyizemo by'igihe kingana n'iminsi 30, ngo ni ukwezi. Hanyuma ni nako byagenze ku mukinnyi witwa Manishimwe Jaber, nawe biza kugenda gutyo bamushyira mu bihano by'iminsi 30, nawe ni ukwezi. Adili nyuma gato y'iminsi nk'ibiri cyangwa se umunsi umwe nibwo yagiye yaganiriye n'ikinyamakuru igihe.com. Ntabwo ndibuze kugaruka neza ku byo yatangaje, ariko ikigaragara cyo yavuze ko we yiteguye asa naho nyine ikipe ya APR yamusuzuguye, ndetse aza no gusobanura ko amategeko yiteze ko azamurenganura cyangwa se hari ingingo zishobora kuzatuma equipe APR ihanwa cyangwa se igira ibyo iryozwa kuri Adil. Aze mbona amakuru avuga ko rwose Adil aramutse areze ngo muri FIFA, kuko niho ngo bishobora kuzakemurikira, ashobora kuba yakwishyurwa $157,000. Hano akavuga bati ninde uri buze gutsinda. Hanyuma no kugeza ubu ngubu equipe ya APR nayo iravuga ko ifite ingingo ziyirengera, ako Adil akiri umutoza w'ikipe ya APR Football Club batamwirukanye ahubwo bamushyize mu bihano. Hari amakuru ndi kugenda nkurura neza ndibuze gutanga, ntago yizewe neza ariko ni updates ukuntu. Hari umwe mu bantu ba hafi muri APR Football Club bagaragaye i Kampala ku munsi w'ejo, kuravuga ko yari kugira ute, yari kuganira n'uwitwa Robertinho, baza kuganira ibijyanye no kuba yaza gutoza equipe ya APR Football Club. Wenda amakuru ahari ngo nuko bishobora kuba bitaraciyemo, ariko ijyanye nuko Robertinho ngo hari baganiriye n'ibiri kuvugwa bitarashingwa hagati. Ubwo rero ni ugutegereza tukamenya ese koko Robertinho yaba hari aho afitanye ibiganiro birambuye cyangwa se bifite aho biganisha muri equipe ya APR Football Club. Ni ugutegereza version nyayo iturutse mu bizi bw'ikipe ya APR Football Club tukamenya niba koko ariko bimeze. Nguko rero ibyo muri APR ndabona iminota iba yihuta cyane, twihutire kwinjira muri Rayon Sport. Rayon Sport ku munsi w'ejo nibwo bamwe mu bakunzi b'equipe ya Nyamirambo bagaragaye bishimira babyina mu buryo budasanzwe. Ni video y'abakobwa batatu bagaragaza uburyo kibishimiye uburyo equipe yabo iri kwitwara bambaye na jersey y'ikipe ya Rayon Sport imwe y'abafana. Hanyuma abantu baravuga bati Rayon Sport nyamara uyu mwaka ishobora gutwara igikombe. Barashingira ku kirere kugeza ubu iyi ni Rayon Sport turi kumvamo ibibazo by'amafaranga,
ni Rayon Sport utari kumvamo ibibazo by'abakinnyi, ni Rayon Sport utari kumvamo umutoza avugana nabi n'abakinnyi, ni Rayon Sport ifite umwuka mwiza mu buryo nyine bugaragara. Ibyo bikubakira kuki cyo kuko kuba noneho ino kwitwara neza kugeza ubu niyo iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 15 kuri 15. Witwa Patos niwe wabyutse yandika ati akipe ya Rayon Sport ishobora kuzatwara igikombe cya shampiyona uyu mwaka. Ni deba ndende abantu benshi batangiye kudiskitaho avuga bati haracyari kare, ariko buryo umunyarwanda yaravuze ngo kurya ni kare. Kurya ni kare. Rero utazatungurwa wowe ufana ekipe ya Rayon Sport. Cyari nuko ekipe ya Sport iri kwitwara neza. Muri Kiyovu Sport nabo ikintu cyitwa kwagura fan club gisa naho kiri guhabwa umwanya cyangwa se kiri guhabwa intebe. Barashaka uburyo bakubaka fan club zifatika kubera ko bamaze kubona ko gutwara igikombe cya shampiyona ugomba no kufite umufana kubera ko aba agenda gushyigikira hirya no hino ibintu bikabasha kuba byagenda neza. Ubwo abafana b'ekipe ya Kiyovu Sport batari benshi kugenda bikusanya bashakisha abandi bagenda bafatanya. Nahoze mbona ibitekerezo byo ni byinshi birumvikana kuri page yacu ya Facebook ndetse na kuri YouTube channel yacu. Muri comment amagenda mbibona gake gake kabisa, ariko iminota yo yatujyanye kabisa, ni iminota mike cyane dukora iyi live. Rero reka mpite mbashimira neza, hanyuma nshimira abantu bose badukurikiranye, nshimira abantu bose bagiye bakora subscribe, ndetse ko nawe uri kudukurikira ufite igitekerezo cyo kuyikora umunsi cyangwa ejo. Bane komeze kwinda kandi bane nawe. Nitwa Jason, reka tuzasubire ku munsi w'ejo.